Yo pena mapoko minisiteri yange bisanzwe nabwe kunzajya amagezaho ibintu biri trend nabwe yuko nzajya amagezaho buri nkuru yose iri kuri social media. Akanya ikintu kiri kuvugwa ni inkuru y'ibitaro k'Ikimomo. Ese koko bitaro k'Ikimomo yaba yinjiye mu muryango wa Illuminati? Ese koko bitaro k'Ikimomo yabatangiye gukorana n'ubwami bw'umwijima? Ese ro k'Ikimomo yabatangiye gukorana na Satani? Reka nguhe ikaze ngwino bane nanjye tubivugeho. Uwo bitaro k'Ikimomo butuvugana ari kwarirwa muri leta zunze ubumwe za Amerika, cyangwa se aho bita New York, cyangwa se aho bita Hollywood, cyangwa se aho bita iwabo wagasobanuye n'iwabo wa movie, aho byose bibera bahita muri Hollywood. So ubitaro k'Ikimomo rero mu masaga makenya ashize cyane nibwo aje kuba akira hanze ifoto ye ari kumwe n'ubita Michelle Lama akaba ari umugore ufatwa nk'umwe mu bambere muri iyi si, uvuga rikijyana muri cinema, uvuga rikijyana mu mideli, muri fashion ndetse no guhanga imideli. So uyu mugore kandi ikindi kintu azwiho nuko ni umwe mu bantu, niwe wa mbere umurozi, afatwa nk'umuntu wa mbere w'umurozi kuri iyi si ya rurema, dore yuko yagiye anabyiyemerera ku giti cye ndetse akagenda agaragara ari kumwe n'ibindi byamamare bitandukanye muri Hollywood, naho yagiye agaragara ari kumwe n'abakinnyi ba filime. So yagiye agaragara kandi ari kumwe n'ibyamamare nk'abahanzi, abakinnyi ba football ndetse n'ibindi byamamare muri secteur zitandukanye. Ni nk'uko byagaragaye, hari amafoto yagiye asohoka ari kumwe n'abo bita Travis Scott, ari kumwe na Will Smith, ari kumwe na Cardi B, ari kumwe ndetse n'ibindi byamamare cyane bikomeye muri isi. Ariko ubu tuvuga no bitaro k'Ikimomo nawe akaba yaje kuba ashyira hanze ifoto ye bari kumwe ndetse bigaragara yuko bahuje urugwiro. So ina akavideo kaje kugaragara uwo bitaro k'Ikimomo ari kugenda aganira ndawe ndetse bagenda bigaragara nkaho ari abantu basanzwe bafitanye imikore. So mwibutse yuko mu mezi makenya ashize kandi nho uwo bitaro k'Ikimomo yarashize nabwo yaravuye muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yasuye muri Hollywood ahakinirwa filimi, yagiye kandi asura n'ahantu hakomeye cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika, haba muri New York, haba za California, hose yagiye ahagera ndetse agenda agaragaza amashusho yaho. So ikintu abantu bari kwibaza aka kanya nuko uyu mugore bita Michelle Lama niwe mugore wa mbere kuri iyi si ufatwa nk'umurozikazi, akaba ari umugore uteye ubwoba, dore yuko niyo kumureba ku isura ikintu cya mbere giteye ubwoba kuri uyu mugore ni intoki ze uburyo ziteye, zimeze nkaho inzara ze yaje kuba azisiga ibintu bimeze nk'amacumi bisongeho ukuntu, ndetse no mu isura yo mu mutwe mu gahanga aza kuba ashyiraho akantu kameze nka tutu y'umusaraba, ndetse n'amenyo ye aragenda yashyiraho zahabu ku buryo byonyine kumureba ubwabyo babiteye ubwoba. So rero ikintu abantu benshi bari kwibaza, mbese ubundi bivuga yuko ngo uyu mugore yaba ari we muryango, cyangwa se abantu bose bashaka kwinjira mu muryango w'umwijima, cyangwa se bita ngo ni abari Illuminati. Bivuga yuko ngo uyu mugore ari we muryango mwiza wo guhera. Ese kuba yahuye na K'Ikimomo bakaza kuba bajyana ibiganiro, ese uwo bita K'Ikimomo yaba agiye kwinjira muri Illuminati? Ese uwo bita K'Ikimomo yaba ari kugira ngo urwego rwe rwa movie, murabizi ko asanzwe ari umukasta ndetse akaba umusobanuzi wa filimi, akaba umukinnyi wa filimi ndetse akaza kuba n'umushoramari muri filimi. Ese ibi byose arimo arakora yaba ari urugendo rwiza yatangirwa kugira ngo afate filimi z'u Rwanda azigeze ku rundi rwego, aba muri dubbing, cyangwa mu gushora imari ndetse no kugira ngo arusheho kugenda izina rye rizamuka. Murabizi ko bitaro K'Ikimomo ari mu bantu bafite izina rikomeye mu Rwanda. So ubundi ushaka kwibaza ngo ubundi uyu mugore wahuye na K'Ikimomo bikaza kuba biteza ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga, ubundi ni umugore ki, ni muntu ki? So reka nsembanse mukubwire, yitwa Michelle cyangwa se Michelle Lama, akaba ari umufaransa-kazi, akaba ari umugore kandi uteye ubwoba haba kumureba ndetse n'ibitekerezo bye, akaba ari umwanditsi wa filimi, akaba ari umunyabugeni ndetse n'umunyamiteri nk'uko nabikubwiye. Ikindi uyu mugore ukomoka mu Bufaransa, ikindi kintu abantu muzo nuko afite imiterere ubwo iteye ubwoba haba ku ntoki ze ndetse no mu kanwa. So guys, uyu mugore rero waje kuhagaragara ari kumwe na Rocky, ni umugore ukomeye cyane, ndetse yuko ngo mbere yuko yinjira mu bijyanye no gukora amafilimi ndetse no kuyandika, yaje kuba umunyamiteri, aza kuba umunyamategeko, aza kuba akora muri restaurant ndetse no muri night club aho bita Los Angeles, ariko yaje kuva yerekeza muri Hollywood. So guys, uyu mugore akimara kugira muri Hollywood ngo ibintu byose byase bihinduka, maze gatangira gutanga umusanzu we, gatangira kwandika filimi, atangira guhereza abakinnyi ba filimi imyenda bambara, agenda bahereza ibitekerezo, maze ngo filimi zo muri Hollywood zigenda
akarushaho gukundwa cyane, dore ko umugore ngafatwa nk'ikigirwamana muri Hollywood, dore yuko ngo ikintu cyose kiba muri Hollywood abakizi, haba amafilime agiye gusohoka, haba ndetse n'imishinga imigari ikomeye ya Hollywood, uyu mugore ubita Michelle Rama aba ayizi. So yagiye kandi agaragara mu bitaramo bitandukanye, haba mu byo kuhemba abakinnyi ba filime baritwe neza, ubwo ndavuga za Oscar movie, agenda kandi agaragara mu bitaramo by'amafashion nka za Louis Vuitton yasigaragayemo, ndetse n'ibindi bihembo byinshi byagiye bitangwa mu isi mu bijyanye n'imideli ndetse no kumurika imideli. Bamwita Michelle Rama, yagiye abigaragara muso. Ikintu kiri kwibazwa rero aka kanya, nimba umugore ufite izina rikomeye gutyo mu isi yaje kuba ahura no mu bitaro Kimomo, akaba nawe munyarwanda wa mbere ubikoze, akaba kandi ubitaro Kimomo yaramaze iminsi agaragara mu bikorwa bitandukanye bya Hollywood, agendaga asura aho bakorera amamuvi, aho basetingira ibikoresho byabo kugira ngo babashe gukora za movie zitandukanye. Ese uwo bitaro Kimomo yaba agiye kwinjira muri Illuminati, dore yuko uyu mugore afatwa nk'umwe mu bantu bafite ukuboko cyangwa se nk'umuryango wo kwinjiraho. Ese Kimomo iterambere n'uburyo n'ubwamamare ari kugenda ageraho, ese byose yaba ari kubikesha uyu muryango w'umwijima? Nibyo abantu benshi bari kwibaza. So mapipo, ngayo nguko rero ngibyo ibya Kimomo waje guhura n'umurozi wa mbere mu isi, ngayo ibya waje guhura n'umuntu wa mbere mu isi ukomeye wakuye n'ibyamamare bitandukanye. Ese kuko byaba ari ibyanyabyo yaba agiye gukorera Satani? Reka tubirindire, reka tubitega amaso. Wowe icyo ngusaba ni kimwe, ni bya bindi, kora subscribe, kore comment, kwesha kugira ngo tubasha kubana nanjye umunsi ku munsi. Nyita Mr. Ira nk'ibisanzwe. I love you my people, this is one step show.